Reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba Titekamanzi official, mukomeze mugubwe neza aho buri wese aherereye. Ni wa mwanya tuganira kuri business, by'umwihariko tugaruka kuri Pi Network. Uyu mwanya rero tukaba tugiye kugaruka ku bintu cyangwa se ingingo cyangwa ibiranga umupayiniya nyawe. Umupayiniya nyawe arangwa n'iki? Ni ibintu bigera ku 10 cyangwa se ingingo zigera ku 10 cyangwa se karite, reka bari kombyita. Rero ibi bintu 10 biranga umupayiniya nyawe, reka tubigarukeho ingingo ku ngingo. Ndakwinginze wowe dukurikiye, niba utarakora subscribe ubanze uyikore, kandi ujye ukanda ku kazogera utaragakandaho kugira ngo ujye ubona notification cyangwa se imenyesha rikumenyesha ngo ikiganiro kirahageze. Numwanya rero tugiye kugaruka kuri byinshi byiza bifasha gukangura yaba intekerezo ndetse n'imyitwarire ya buri wese yagiraga. Reka tubikurikire twumve ingingo ya mbere cyangwa se ikintu cya mbere kiranga umupayiniya nyawe. Abanyarwanda baca umugani ngo umwana apfa mu iterura. Umuntu wapfapfanye mbere, yego koko haba ubwo umuntu nyuma agira atya akisubiraho, yakwisubiraho akaba umuntu muzima. Ariko ubundi umwana iyo bavuze ngo apfa mu iterura, ni ukuvuga ngo bihera mu burere cyangwa se uko yakuze. Umupayiniya nyawe rero ahera mu kwinjira. Ikintu cya mbere kimuranga ko ari umupayiniya nyawe cyangwa azaba we, ni ukumva kandi akemera kwinjira muri Pi Network ataruhanyije. Hari umuntu ugeraho we bikakugura, ukigisha ukagira uke ukibaza uyu muntu ubundi ndarushywa n'iki, kandi ubwo wamutekereje wamutayeho igihe, uravuga uti reka uriya muntu muhaye amakuru ukicuza. Ndibuka hari umuntu umwe ngira ngo yigeze kubivugaho hano mu kiganiro, yabwiye umuntu kwinjira muri Pi, umuturanyi we n'inshuti ye n'umuvandimwe we, harangije aramwitegereza atari kwiyuza mu gihe cya jenoside. Yuza kuba uri mukuru, uzi ko nawe uba warakoze jenoside, byari kukorohera namwe munyumvira nk'uwo muntu. Bene abo bantu rero biragoye cyane kubitegaho umusaruro muri Pi Network. Ikintu cya mbere kiranga umuntu uzaba umupayiniya wa nyawe cyangwa se umupayiniya wa nyawe, ni ukumva yamaze kumva akemera kwinjira muri Pi Network. Ibi biravuga iki muri uyu mushinga wa Pi Network? Bivuze ko natwe ubwacu twamenye Pi Network, dufite inshingano zo kubimenya, tukaba tubyemera, ariko tukagerekaho kumenya kubivuga. Hari ujya kubwira umuntu ugasanga wazengurutse waciye hirya, uratinya iki? Mubwire neza. Reka dukore nk'akitozo ko kubwira umuntu muri Pi Network. Hari umuntu uzabibwira bwa mbere, wenda muhuriye mu modoka muhuje urugendo, ukamayininga ukabanagiza amatsiko. Ati hari abantu bagira amaso akunda gukubagana, ntabwo ukabona asa nk'ufite amatsiko. Ntuzi uti aka kantu urakazi, atashwe aka kantu ni imari kagiye guturika. Mbese ugakoresha nawe imvugo wumva bitewe n'uwo ari we, niba ari urungano rwawe, niba umurutaho, niba kuruta, ufite uko uzakoresha imvugo zigamije kumukurura. Ikindi kintu uramubwira uti ariko Bitcoin wawe uyizi? Ati njya nyumva. Ni ifaranga ry'ikoranabuhanga ryadutse mu isi mu 2008. Uyu munsi riravunja amanyarwanda, kuko ubwira umunyarwanda arabyumva, riravunja amanyarwanda arenga miliyoni 138. Ati arwasetse atereko ati amafaranga agiye kuzabahindura abasazi. Ukongera urabyirengagiza, ukongera indi mvugo ushobora gukoresha wumvise Bitcoin yize cyangwa se tayisobanukiye, ukamubwira uti se wumvise ikiganiro cy'abayobozi b'u Rwanda bashinzwe iby'imari ko u Rwanda rugiye gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga? Ati ibyo ngibyo narabyumvise. Ubu rero iryo faranga ry'u Rwanda
gukoresha ifaranga ry'ikoranabuhanga bizatworohera kuvunja ayo mafaranga, kuyavunja iryo faranga rishyashya nyine rya Pi Network, kurivunja mu iwacu, ukamubwira n'agaciro ka Pi kuko karemejwe karanditse, ntago tugahakana ne tukajyaho n'impaka. Icyo ni cyambere nagarukagaho kiranga umuntu uzaba umupayiniya wa nyawe cyangwa se umupayiniya wa nyawe. Kumva, hari ukumva ubu no gusobanukirwa, akemera akinjira muri Pi Network, uwo muntu azaba umupayiniya wa nyawe niba yumvise kandi akemera kwinjiramo. Ibisigaye ni urwijyana. Ikiba gisigaye ni intambwe ya kabiri. Intambwe ya kabiri igaragaza umupayiniya wa nyawe, cyangwa se ikintu cya kabiri kiranga umupayiniya wa nyawe, ni ukwishyiriraho gahunda ihamye yo kumayininga. Ni ukuvuga ngo umuntu arinjiye, amaze kwinjira agiye gukora iki? Ikintu cya mbere aharanira ni ukumayininga umunsi ku munsi. Ariko none agahebuzo ni umuntu ujya gusanga ugasanga we yishyiriyeho gahunda, yishyiriyeho isaha idahinduka. Niyo ihindutse kubera ibizazane bitandukanye bitewe n'akazi abakora, kibagirwa kumayininga. Hari nk'abakozi bafata amatelefone yabo bakayabika, bakaza kongera guhura nabo bavuye mu kazi, ubwo icyo gihe isaha yo kumayininga irarenga. Ariko akwiye gushyiraho isaha abyukiraho cyangwa se atahiraho ava mu kazi akamayininga. Mbese kwishyiraho gahunda. Umuntu wishyiriraho gahunda ntawe bayishyiriyeho, uwo muntu aba ari indashyikirwa, aba ari umupayiniya wa nyawe. Cyo ngira ngo kirumvikana cyane. Ikintu cya gatatu kiranga umupayiniya wa nyawe ni uguhorana inyota yo kumenya amakuru yose cyangwa ya ngombwa y'umushinga wa Pi Network, hirindwa ibihuha. Ugasanga umuntu nibinkwatire ki? Binkwatire ki ni kuvuga ngo bimbwiye iki? Ntacyo bimbwiye. Sifayo. Sana serere. Ntacyo bimbaze. Taske. Bekoreraho mbyibukiye. Terye bya bintu tinyibutse bya bintu byawe nibiki? Hariyo kubwira ngo bya bintu byawe. Ari ukubona ati ati kanda kuri bya bintu byawe. Ariko si ibintu byanjye koko. Ibintu byanjye ko mbigendana nawe koko. Imvugo z'iki gihe zaragutse, uvuga kimwe bakumva ikindi. Bivuze ngo ibintu byawe ni bya bintu ugendana nyine. Hako afashe bamuga n'ibintu bye arabiteruye abigize ibyawe. Wafashe ibyawe abigize ibyawe ko ari ibyawe. Wakumanya ibyawe nkamugumana ibyawe. Ibyanjye ndabifite. Byanjye ndabigendana muri telefone yanjye. Mutumva ibindi ndabazi. Abanyarwanda, umuntu yigeze kutubwira ngo nta munyarwanda ushobora kuganira ingingo eshatu atarashyiramo gutebye, ngo kandi atebye amanuka. Kahore abagane karabaye. None rero nanjye nari ntebeje, ubwo nari ntebeje manuka. Abwirwa benshi twikomereje, kari gaciyemo ko urwenya. Ndabizi uko hari abamwenyuye, ngo hari amagambo njya mvuga ngo mugaseka, ngo nkabasetsa. Reka rero nako ngako ngacishemo muri iki gitondo, cyangwa se ku manywa museke abari ku gitondo cyangwa bari ku manywa. Hanyuma rero guhorana inyota yo kumenya amakuru yose cyangwa ya ngombwa y'umushinga wa Pi Network, hirindwa ibihuha. Hari abantu bakunda igihuha, baba batahutereye, akumva ararwaye. Ugasanga umuntu yabuze amahoro ashaka aho bahutera gusa. Karabaye, ishyano riraguye, mwabimenye. Uvuza amakuru ko ari utakubisemo by'amabati n'ibinonko n'amabuye. Menya amakuru ya nyayo, wirinde ibihuha, umenye kuyatandukanya. Ibihuha ubundi impamvu mu mutwe wawe iyo hahuha, niyo mpamvu ukunda ibihuha. N'ubu nababwiye ko hari amakuru maze iminsi mbona ariko bitagaragara yuko ari Dr. Nicholas uyatangaza, ariko mu bigaragara ko account Facebook hari ya Dr. Nicholas. Ariko kibaza abantu baragenda bagakora konti za Facebook bakazitirira Dr. Nicholas Kokaris nyiri umushinga, bagashyiraho n'ifoto ye. None ugasanga nk'ubu hantu maze kubitandukanyiriza, Icyongereza Dr. Nicholas yandika n'icyongereza cyabo batindi ni ibintu binyuranye, ariko
utabisobanukiwe yaza agahinguka akavuga ati noneho Nicolas arabivuza atavuza atya, kumba duhaye amakuru y'utariwe kubera konte bayitiriye Nicolas. Abitwa Kokarisi, Nicolas Kokarisi ni benshi. Noneho ibaze gufata ifoto ye nudasobanukirwa neza ya makuru y'uyu mushinga, ndakurahiye ngo umenye imbuga zikoreshwa nuko ziteye, bizakugora. Niyo mpamvu uzasanga wamamaza igihuha, niyo mpamvu uzasanga wemere ibihuha, niyo mpamvu uzasanga icyo umuntu afite nicyo atanga. Dukwiye kumenya imbuga za Pi Network ni 5, ndetse hiyongeraho n'urwa Dr. Nicolas ndetse na Cheng Diaofan. Hari Telegram, hakaba YouTube, hakaba X, hakaba Facebook, hakaba Instagram, hakiyongeraho rero na Facebook ya Dr. Nicolas Kokarisi personal. Ibyo byose aho ngaho niho dukura amakuru. Ibindi ni mu binyamakuru bitandukanye, ariko si ihame rya Pi Network, kuko ihame rya Pi Network turikura kuri izo mbuga 5 babwiye, cyangwa kuri Dr. Nicolas Kokarisi kuri account ye ya Facebook akunda gutangazaho amakuru kenshi. Rero guharanira kumenya, kugira inyota yo kumenya amakuru yose cyangwa aya ngombwa y'uyu mushinga wa Pi Network, kugira ngo wirinde ibihuha, ni kimwe mu biranga umupayoniya wa nyawe.